Yesu yikoreye ni wowe waduhesheje agakiza. Inkoni yakubiswe izo zaduhesheje amahoro. Amahoro dufite twayashejwe n'inkoni za Yesu. Imisuma yatewe mu biganza biduheshe iki? Ubugingo. Tugasoza tuvuga ngo ashimwe Yesu wambambe watugize umwe n'Imana. Ashimwe utakirambuye azamure uko yasize. Uzamure ikiganza wazanye ukizamurira Imana. Hallelujah.
Imana yaje we tuzamura Imana ibiganza zabigora kushaka n'umuntu utarifakiye tuwacu wese uburyo bw'umwuka biragoye jewe niyo nafashwe iyo umuntu anyongoreye aba deje abavuye muri password kuko nababonye ukuntu mwatwitegereje mwafashijwe ariko tituri kumwe neza noneho tushane basi twagerewe ntabwo turi gupromotinga ino ndirimbo hari ibintu abantu bazabashamo amanalize Imana yarayirukisha iraza irasha